Sali, uyu munsi navuga ngo reka mbereke uburyo wakoramo izi cinnamon rolls wibereye mu rugo. So niba uri umuntu rero ukunda ibintu bya patisserie cyangwa ibintu by'ama snacks, come with me mbereke uburyo uzajya ukora izi cinnamon. So turi bukenere margarine, umunyu, igi, cinnamon ndetse n'umusemburo ndetse n'isukari. Nk'ibyo usanzwe ukoresha nyine igipondo gisanzwe cy'umugati, but for today turi bukoresha amata yawe y'akazuyazi, utushyiramo isukari, ushyiremo igi, nurangiza utushyiremo akunyu, hanyuma uri bushyiremo n'umusemburo, hanyuma ubivangavange neza. Gutya tugiye guponda nyine bisagusa. Abantu bari bambajije ngo rero ngo cinnamon ntabwo bazi ngo uburyo ikora, muze uyu munsi mubirebe. So kwipanu nari nashongesherejeho margarine, rero ndangije nayo nyishyiramo, ndashyiramo ifarini, ndatangira nkora igipondo bisanzwe. So niba ugize hano video rero please following kandi wibuke gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye, because muri uyu mwaka ngomba kubahereza content, ngomba kwigisha guteka mu igikoni, niho hanjye. So rero nahise mfata cya gipondo ngisiga amavuta, ndanyishyiraho ishashi, ndagipfundikira, kimara nk'isaha tugiye kukireka kibanze kibyimuriwe. So rero kugasani kawe ku ruhande nari nafashe isukari, nafashe ibiyiko 3 by'isukari, nshyiraho cinnamon ndetse ndabivanga. Hari ubundi buryo rero babikora, ugafata breba ugashyira ku ipanu, ushyiramo isukari, ugashyiramo cinnamon, ariko uyu munsi navuze ati nta bintu byo gukomplika ubuzima, reka dukora ibintu byoroshye ku buryo umuntu wese yabikora kandi buri wese nyine bimworohera kubikora kandi bikavamo neza. So ndangije igipondo hano isaha yari yishize mu kono ko cyari cyabyimbye, ndangije ndigiponda aho gakanya gatoya, ndangije ndakirolinga muri rectangular shape, okay, kugira tuze kubona ukuntu tuza kukirolinga mu buryo bw'uburyo. Hano rero nahise nkata two ku ruhande, okay, nabyo turaza kuza kubikoresha nyuma. And then ndashyiraho margarine, n'ubundi hose njya gusigaho margarine, and then mfata ya sukari ivanze na cinnamon, ndangije ndangiza hejuru. Gutya niko uzayikora, and then uzutubwira uko wasanze bimeze. And then warangiza ukagenda ufata gutyo, ukagenda nyine urolinga n'ubundi bizinga gutyo, you see, gutyo niko bikora, ariko zabigenza. So idufata rero akadodo iyo wakoresheje uburyo, ukagenda ukata gutyo, okay, bityo ndi kugenda mbikora. Ukabona ko zacu ziri kugenda zivamo neza. Hanyuma nahise ndipfundikira indi minota 30 zirongera zirarizinga, and then nzishyira muri ifuru for like 15 minutes, and then this is the result. So uzazigerageza ziryoshye, try it, wibuke kumfollowinga kandi kora subscribe kuri YouTube channel yanjye. Bye.